Umunsi wa 13. Kuramya kunezeza Imana. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Mariko igice cya 12 umurongo wa 30. Imana iragushaka wese. Ntabwo Imana ishaka igice kimwe cy'ubuzima bwawe, igusaba umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose. Ntabwo Imana igishishikazwa n'ubwitange bw'igice, kumvira kutuzuye cyangwa guhabwa ibisigarira by'igihe cyawe n'amafaranga yawe. Imana ishaka kuyiha urukundo rwawe rwose, atari uduce duto duto tw'ubuzima bwawe. Umusamariyakazi yigeze kugerageza kujya impaka na Yesu kubw'iby'igihe, ahantu n'uburyo bwiza bwo kuramya Imana. Yesu amusubiza ko ibyo bigaragara inyuma ari by'agaciro gake cyane. Aho usengera ntihafite agaciro kangana n'igituma usenga, cyangwa urugero wiha Imana iyo uyiramya. Hari uburyo buri bwo n'uburyo butari bwo kuramya Imana. Bibiliya iravuga ngo dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka. Hari ibintu bine biranga uko kuramya Imana ishima. Icya mbere, Imana irishima iyo tuyiramya mu buryo buhuye n'uko iteye. Abantu benshi uzumva bavuga ngo jyewe nibwira ko Imana iteye itya, bagatangira kukubwira Imana bakwifuza gusenga uko yabiteye. Ariko ntidushobora kwicara ngo twiremere ishusho y'Imana itaturushya cyangwa ihuye n'uko tugenda ngo abe ariyo turamya. Ibyo ni ugusenga ibigirwamana. Kuramya Imana bigomba gushingira kuri kw'ijambo ry'Imana aho kwishingikiza ku byo dutekereza Imana. Yesu yabwiye wa mugore w'umusamariyakazi ati, abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Gusenga mu kuri bivuga gusenga Imana nk'uko yatwihishuriye muri Bibiliya. Icya kabiri, Imana irishima iyo kuramya kwacu bivuye ku mutima. Ubwo Yesu yavugaga gusenga mu mwuka, ntabwo yavugaga umwuka wera, ahubwo yavugaga umwuka wawe. Kuko waremwe mu ishusho y'Imana, uri umwuka utuye mu mubiri, kandi Imana aremye umwuka wawe mu buryo ushobora gusabana nayo. Kuramya ni igihe umwuka wawe ashyikirana n'umwuka w'Imana. Ubwo Yesu yavugaga ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, yavugaga ko kuramya Imana bigomba kuba iby'ukuri kandi bivuye ku mutima. Ntabwo ari ukuvuga amagambo akwiye gusa, ahubwo ugomba kuba ibyo uvuga ari iby'ukuri ku mutima wawe. Guhimbaza Imana bitavuye ku mutima nta guhimbaza kuba kurimo, nta gaciro bifite, ni nk'igitutsi mu maso y'Imana. Iyo turamya Imana, yo ireba hirya y'amagambo tuvuga, ikitegereza icyerekezo cy'imitima. Bibiliya iravuga ngo abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba ku mutima. Kuko kuramya bisaba kunezererwa Imana, bikora no ku marangamutima yawe. Imana yaguhaye amarangamutima kugira ngo ushobore kuyiramya bivuye ku ndiba y'umutima, ariko amarangamutima y'ukuri atari ukwishushanya. Imana yanga urunuka uburyarya. Ntabwo ikeneye abayizi imbere baje kwerekana cyangwa kwishushanya cyangwa gukora ikinamico. Icyo ishaka ni urukundo rwawe rw'ukuri rutarimo uburyarya. Imana ishobora kwihanganira ko tuyiramya mu buswa bwinshi, ariko ntishobora kwihanganira ko tuyiramya mu buryarya. Birumvikana ko kuba ukora ibintu bikuye ku mutima bidahagije, kuko ushobora kuba uri mu makosa kandi ubikuye ku mutima. Niyo mpamvu Imana isaba ko abayisenga babikora mu mwuka no mu kuri. Kuramya bigomba kuba bihuye n'ukuri kandi bivuye ku mutima. Niyo mpamvu kuramya kunezeza Imana kuba kurimo amarangamutima, ariko kandi gushingiye no ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Tugomba gukoresha imitima yacu n'ubwenge nabwo. Muri iki gihe benshi bitiranya kuryoherwa n'injyana y'indirimbo no gukorwaho n'umwuka wera, ariko ntabwo ari kimwe. Kuramya nyakuri kubaho uyu mwuka wawe yikiriza umwuka w'Imana, atari ukwitabira injyana y'indirimbo gusa. Mu by'ukuri indirimbo zimwe na zimwe zibanda ku marangamutima zibangamira kuramya nyakuri, kuko zituma dutumbira amarangamutima twifitemo aho kurangamira Imana. Ikirangaza cya mbere kikubuza kuramya Imana ni wowe ubwawe, kurangamira no guhangayikishwa n'ibyo abandi bagutekerezaho. Abakristo ntibahuza ibitekerezo ku buryo bukwiye cyangwa bw'ukuri bwo kugaragariza Imana ishimwe ryabo, ariko impaka zabo nta kindi zihishura uretse kuba batandukanye mu mico n'aho bakomoka. Bibiliya itwereka ko hari uburyo bwinshi bwo guhimbaza Imana. Muri ubwo harimo kwatura ibyaha, kuririmba, kuvuga ijwi rirenga, guhagarara hamwe, gupfukama, kubyina, kuvuza impundu, gutanga ubuhamya, kuvuza inanga no kuzamura amaboko. Uburyo bwiza bwo kuramya ni ubukunogera mu kugaragaza by'ukuri urukundo ukunda Imana bitewe n'aho uturuka ndetse n'imiterere Imana yaguhaye. Inshuti yanjye yitwa Gary Thomas avuga ko yasanze abakristo benshi baraheze mu mfunganwa iyo bageze mu byo guhimbaza Imana, bigahinduka akamenyero katabanyura aho kugirana ubucuti bususurutse n'Imana, kandi byose bigaterwa n'uko bagerageza gukoresha uburyo bwo gusenga cyangwa bwo kuramya butajyanye n'uburyo bwihariye Imana yabaremye. Nibwo Gary yatangiye kwibaza ngo niba Imana yaraturemye dutandukanye kandi ikabikora ibigendereye, kuki twibwira ko abantu bose bazakunda Imana mu buryo bumwe?
uko yagendaga asoma ibitabo by'abanditsi bazwi b'abakristo kandi akaganira n'abakristo bakuze mu kwizera, bwari yaje gusanga abakristo baragiye bakoresha uburyo butandukanye bwo kwegera Imana kuva imyaka 2000 ubukristo bumaze ku isi. Bamwe bashimira Imana batembera, abandi biga, baririmba, basoma, babyina, bahanga, bakorera abandi, biherereye mu mutuzo, basabana n'abandi, cyangwa se bari mu bundi bwoko burenze 12 bw'imirimo. Mu gitabo cyitwa Sacred Pathways, bwari avuga uburyo 9 abantu begera Imana. Abakunda ibidukikije bunguka gukunda Imana iyo bari hanze, aho babona ubwiza bw'ibyo Imana yaremye. Abakunda gukoresha umubiri wabo bakunda Imana bakoresheje uburyo bukora ku mibiri yabo, bityo bakishimira amateraniro yo kuramya asaba kureba, kuryoherwa mu kanwa, guhumurirwa, gukabakaba n'intoki atari ibisaba kumva n'amatwi gusa. Abakunda ibya gakondo begera Imana bakoresheje imihango, amasengesho yanditse, ibishushanyo na gahunda zidahinduka. Abakunda kwifata bahitamo kwegera bigira hiherereye kandi mu buzima buciye bugufi. Abanyamirimo bakunda Imana bahangana n'ibibi, barwanya akarengane, bakora ngo isi hinduke nziza. Abanyampuhwe bakunda Imana bakunda abandi, bakita ku bukene bwabo. Abizihizi bakunda Imana bakora imyidagaduro. Abashengerera bakunda Imana bayishengerera. Abanyabwonko bakunda Imana biciye mu kwiga n'ubwenge bwabo. Nta buryo na bumwe bwo kuramya no gukunda Imana uzasanga bunogeye abantu bose. Hari ikintu kimwe gusa kidashidikanywa: ntabwo ushobora guhesha Imana icyubahiro ugerageza kuba uwo itakugizewe. Imana ishaka kuba wowe. Dore Imana Data irimo gushakisha ni abazi imbere yayo kuyiramya uko bari, nta gukabya kandi nta kwifata uko batari. Icya gatatu, Imana iranezerwa iyo tuyiramya tubitekereje. Itegeko Yesu yatanze ryo gukunda Imana n'ubwenge bwose rigaruka inshuro 4 zose mu isezerano rishya. Ntabwo Imana ijya yishimira indirimbo abantu baririmba badatekereza ibyo bavuga, amasengesho basubiramo baranga iby'akamenyero, cyangwa se za haleluya Imana ishimwe abantu bavuga kuko babuze ikindi bavuga. Iyo uramya Imana udatekereje ntacyo urimo kuyibwira. Ugomba gukoresha ubwenge bwawe. Bene uko gusenga kudatekereza Yesu yakwise gusubira mu magambo y'ubusa. N'amagambo yo mu Bibiliya ashobora guhinduka akamenyero iyo akoreshejwe kenshi, akamenyerwa abantu ntibe bagitekereza ku byo bavuga. Biroroha cyane gusenga Imana ukoresheje bene ayo magambo amenyereweho kwivuna ushaka uburyo bushya n'amagambo mashya byo kubahisha Imana. Niyo mpamvu mugira inama yo kujya usoma Bibiliya mu buryo butandukanye yahinduwemo. Bizagufasha kwagura amagambo ukoresha mu kuramya Imana. Uzagerageze guhimbaza Imana ukoresha amagambo nka ushimwe, haleluya, warakoze cyangwa amina. Aho kuvuga ngo tuje kuguhimbaza, ushaka amagambo mashya avuga kimwe nabyo, nko kugutangarira, kukubaha, guha agaciro kawe, kugupfukamira, kuguha icyubahiro, kukuvuga neza. Mugerageze no gushyiramo ibisobanuro. Umuntu ashaka kwegera akakubwira inshuro 10 ngo ndagushima, watangira kwibaza ngo ese aranshimira iki? Ngira ngo wakwishimira amashimwe 2 gusa ariko asobanutse kuruta 20 adafite ibisobanuro. N'Imana nayo nuko. Ubundi buryo ni gukora urutonde rw'amazina y'Imana mukayagira urufatiro. Amazina y'Imana ntabwo yapfuye kubaho gusa, agenda duhishurira amasura atandukanye ya kamere yayo. Mu isezerano rya kera Imana yagiye yihishurira Isirayeli ifata amazina atandukanye kandi idutegeka guhimbaza izina ryayo. Imana ishaka ko n'uburyo tuyihimbaza mu materaniro buba butekerejweho. Pawulo abivugaho mu buryo burambuye mu gice cyose cy'urwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ku gice cya 14, agasoza agira ati byose bikorwe neza uko bikwiriye kandi muri gahunda. By'amateraniro rusange Imana isaba ko gusenga kwacu kwa gusobanutse kubatizera iyo baje kwifatanya natwe. Pawulo agira ati haramutse hariho abashyitsi bari hagati muri mwe, igihe mushima Imana mu mwuka, baramutse batumvise ibyo uvuga, bazamenya bate igihe bagomba kwikiriza ngo amen. Ku bwawe ushobora kuba ushimiye neza koko, ariko babandi ntacyo babungutse. Kuzirikana abashyitsi bari hagati muri mwe mu materaniro ni itegeko ry'Imana. Kwirengagiza iryo tegeko ni ukutumvira kandi niko kubura urukundo. Ushaka ibisobanuro birenzeho usome igice cyitwa Worship Can Be a Witness. Kuramya bishobora kuba ubuhamya. Mu kindi gitabo nanditse cyitwa The Purpose Driven Church, aribyo bivuga ngo itorero rifite intego. Igice cya 4, Imana iranezerwa iyo kuramya kwacu kugaragarira mu bikorwa. Bibiliya iravuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera gukwiriye. Kuki hano Imana isaba umubiri? Kuki itavuga ngo mutange umwuka? Kuko udafite umubiri ntacyo ushobora gukora hano ku isi. Nugera mu bugingo buhoraho uzahabwa undi mubiri mwiza kuruta uyu nguyu kandi wo mu rundi rwego. Ariko igihe ukiri hano ku isi Imana iravuga ngo nk'icyo ufite. Imana ibishaka ko bayiramya mu buryo bufatika.
ujya wumva abantu bavuga ngo sindi bushobore kuza mu materaniro uyu munsi nimugoroba, ariko tuba turi kumwe mu mwuka. Uzi icyo ibyo bivuga? Ntacyo bivuze na gito, nta gaciro bifite. Igihe cyose uri hano ku isi, umwuka wawe nta handi ushobora kuba uretse aho umubiri wawe uri. Niba umubiri wawe uri wowe udahari, ubwo nawe wese ntuhari. Mu kuramya Imana dusabwa gutanga imibiri yacu nk'ibitambo. Ubundi twumva igitambo nk'ikintu cyapfuye, ariko Imana ishaka kuba igitambo kizima. Imana ishaka kubaho ku bwayo. Ikibazo cy'igitambo kizima nuko kenshi gikururuka kikava ku gicaniro, kandi natwe kenshi ibyo turabikora. Ku cyumweru tukaririmba ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara, hanyuma kuva ku wa mbere tukigendera uko isi igenda. Mu isezerano rya kera Imana yishimiraga ibitambo by'uburyo bwinshi baturaga, kuko byashushanyaga igitambo Yesu yadutangiye ku musaraba. Uno munsi Imana inezezwa n'ibitambo byo kuyiramya by'ubundi buryo: amashimwe, guhimbaza, guca bugufi, kwihana, amaturo y'amafaranga, gusenga, gufasha abandi no gufasha abari mu bibazo. Kuramya nyakuri bisaba ikiguzi. Dawidi ibyo yari yarabisobanukiwe, aravuga ngo sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa ntabitanzeho ibyanjye. Ikiguzi cya mbere kuramya Imana bidusaba ni ukwiyambura kwirebaho. Ntushobora gushyira Imana hejuru ngo nawe ujye hejuru. Nturamya Imana ugamije ko abandi bakubona cyangwa ngo winezeze. Ugomba kureka kwitumbira wowe ubwawe. Ubwo Yesu yavugaga ngo ukunde Imana n'imbaraga zawe zose, yagaragaje ko kuramya Imana bisaba umwete n'imbaraga. Hari ubwo biba bikubangamiye cyangwa bitakoroheye, kandi rimwe na rimwe ubikora kuko ari icyemezo wafashe ukemera kuba igitambo. Kuramya kutarimo umurego ni ibintu bitajyanye. Iyo uhimbaje Imana niyo wumvaga bitakurimo, iyo uvuye mu gitanda ukaramya Imana nubwo wari unaniwe, cyangwa iyo utangiye gufasha abandi nubwo wumvaga urushye, uba urimo guha Imana igitambo cyo kuyiramya. Ibyo binezeza Imana. Matt Redman, umuririmbyi uyobora abaramya mu rusengero rumwe rwo mu Bwongereza, avuga ukuntu pastori wabo yabigishije kuramya nyakuri icyo ari cyo. Kugira ngo abereke ko kuramya birenze kuririmba, yakuyeho kuririmba mu materaniro yabo, bimara igihe yari yaragennye abategeka kwiga ubundi buryo bwo kuramya Imana. Icyo gihe kirangiye nibwo Matt yanditse indirimbo ubizwi cyane mu bihugu biririmba mu Cyongereza yitwa Heart of Worship, bivuga umutima wo kuramya. Nzakuzanira icyo giti indirimbo, kuko indirimbo ubwayo atari wadusabye. Ureba hiherereye mu ndiba y'umutima, ukabona hirya y'ibigaragarira amaso. Usoma ibiri mu mutima wanjye, umutima wo kuramya nikiri ku mutima wawe. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: Imana inshakana n'ibyanjye byose. Umurongo wo gufata mu mutwe: ukundisha Imana umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Mariko igice cya 12 umurongo wa 30. Ikibazo cyo gutekerezaho: niki cyanezeza Imana uyu mwanya, uburyo nyiramya mu bandi cyangwa uburyo nyiramya ndi njyenyine? Ese ibyo nzabikoraho iki?